Hello hello mumeze mute ubu rero ngo ibintu nyajya mbazanira ibintu mukabango ngo ndabeshya pe. Ibintu mwebwe mwari mubizi koko basi kakanya reka no mbikubwiye ni utari ubizi rwose. Haruzi yuko kuva ku rukweto wambara kugera ku ngofero wambara mu mutwe, buri kintu cyose ari kote ari inkweto ari icye, buri kintu cyose wambaye kiburiye kiba cyaturutse mw'ibi bintu wowe. Umutumba w'insina, wazi ko umutumba w'insina wabyazamo ikintu icyo ari cyo cyose ushobora kuba wakwifashisha mu buzima bikagukundira. Aka kanya nongeye kukwereka uburyo bikorwa uhereye kuba biri gutangira mu ruganda kugeza igihe birangiye neza urimo urakuramo product y'umwenda, inkweto, mucikopa wambaye, zimwe mwambara n'akana kariko kose kagendanye n'urudoda kariko kose. Ahangaha twagiye rero dore ahangaha turi mu ruganda turimo turatunganya iyi mitumba. Ubona ko bagenda bayicamo ingeri ntoya ziri muri mashini. Uri kubibona ukuntu imashini zigenda zirerekanya n'indodo uburyo zigenda zivamo. Ibintu ni ibintu bitangaje cyane. Rero ubwo budodo ukuntu ari danje, ni hatari. Hagati aho ngaho rero mbasaba kugira ngo subscribe kugira ngo buri kantu kose tuzajya tuzana ujye tukabona ku gihe, kandi tubafitiye byinshi tugomba kubahereza. Ahangaha rero urabona ko bagenda bacamo ingeri ntoya kugira ngo imashini ze kubona uburyo iza kuza kuzitunganya neza byimbitse. Ubona ko harimo n'umukozi nawe agenda abyerekeza aho bigomba kujya. Ubudodo turabona ko ari hatari kabisa. Ubu ni uri buze kuvamo ya veste wambara, ya nkweto y'uruhu, imwe bya bindi byose bibanzamo. Ni buriya budodo n'iki byose bigenda biteranya izo nkweto z'uruhu ukabona zirakeye neza. Noneho wa mwenda wambara karakoste, amashati meza yayandi, dore ni ahangaha hava muri ibi bidodo. Uri kuvuga wabisuzugura ariko dore aka kantu ni hatari. Ukomeje rero urabona yuko bagenda bakora ubudodo nyine, bagenda barunda gake banabwanika kugira ngo buze kuza kumera neza. Urabona yuko ari ubudodo bumeze neza. Iyi ni imyanda rero, iyi ni imyanda no kubusa umweru cyane rwose, ariko hari naho usanga bagenda babushyiramo n'andi mabara kugira ngo buhinduke buzana andi mabara atandukanye nk'uko mujya muyabona. Dukomeje urabona ko bagenda babukora neza cyane. Bafite rabu nziza rwose, ubona yuko biba bimeze neza. Ubudodo buza busa neza cyane, ubu ni ubw'umweru. Dore rero noneho ngaho uburyo bagenda basasura, bagenda bakora ibintu byiza cyane. Uko mugenda mubikurikirana mubibona, ariko nako mugenda mudufasha nyine mudutera subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze tubane ibihe byose. Ahangaha rero urabona yuko bagenda bakora ibidonge bya danje binini cyane. Urabona yuko bakiri gutunganya ubudodo nyine, ntabwo baragera igihe baba bakora product wenda nk'inkweto cyangwa umwenda. Baracyarimo barasasanura ubudodo nyine. Urabona ko ibintu biba bimeze neza. Uru ruganda ubona ko bagenda bakora neza. Hano none urabona ko batangiye kuzana ikintu kigendanye n'ubudodo bwiza. Dore bakoramo n'ibiziriko, bakoramo iki. Ubona ubwo budodo ukuntu buba bupanze neza cyane, nibwo buri buze kuvamo ibitambaro rero biri usanga wikuriramo imyenda myiza cyane. Urabona ko ari ubudodo bwiza cyane, urebeye imbere n'inyuma hose ubona ko ari sawa. Urabona ko bafite ibyuma bihambaye cyane. Urabona ntabwo wapfa kubyigondera. Ngambwira, ubona wabyigondera ku giti cyawe cya wenyine mu business. Urabona ko indodo zifite amabara yose. Urabona nk'uko nagiye mbibabwira ko basasanura ubudodo. Urabibona imashini ziba zigenda zikora ubudodo neza rwose kabisa, ibintu bya nyabyo bimeze neza. Dore noneho dore ibiringiti tangiye kujya batangira gukuramo ikintu noneho cyanyacyo n'ikiringiti ukuntu kimeze neza. Kuramo
ahangaha ubona ko hari ibitambaro byiza, bimwe byiza cyane wakoramo ikintu ukeneye cyose, icyo ari cyo cyose, ari umwenda, ari igikuvurori, ari ibiringiti, ari iki. ubona yuko bimaze kumera neza rwose, product ari sawa, iri ku ruhande rwayo imeze neza. ahangaha urabona ko naho bari gukora kumesa bwa budodo nyine na bya biringiti byabo, kugira ngo nyine babone uburyo babikoresha neza. Dore ubudodo bwiza, dore ubu ngubu iki ni igitambaro uri kukibona, kanya bari bwaze kuza kongera guhita bakwereka uburyo bari bwaze kuza. Dore batangiye gukatamo noneho imyenda. Ni ibintu by'ukuri bya nyabyo rwose, ni mutumba w'insina wonyine gusa. Bagiye gukoramo za mayo mujya mwambara, abakobwa n'abahungu, na za mucikopa zanyu. Dore nibyo bagiye kugenda bakuramo noneho babikora neza. Ni ibintu bihambaye, ni ibintu bihambaye bya hatari kabisa. Batangiye kujya noneho babikoresha, bakoresha na za ndodo, bagenda bateranya nyine kugira ngo bakore umwenda wa nyawo. Ni ibintu bihambaye cyane, ntago wari gutekereza yuko ushobora gufata umutumba w'insina ukawubyaza ibintu twagiye tubona bingana kuriya. Ibi ni ibyo bihugu byateye imbere muri Afurika, ubu twabasha kubyikorera koko. Mwebwe ngo mubibona twakwikora, dufite insina, dufite iki, ariko se mubona ko ibintu byabo twabikora tukabibasha? Mumbwire muri commentaire, mubwire n'uburyo mwabigenza. Mba ndi kubona ari hatari kabisa, ku buryo wakwigondera gukora iki kintu runaka. Ubona yuko barimo barakora n'ubutambaro, batangiye gukuramo utuntu tw'utwenda, kandi ubona ko ari utuntu dushimishije cyane. Bagiye kubifunga, bapackaging, ubundi batuzanire ku masoko, tutangire twigurire. Nibona ko ari imyenda myiza cyane. Dore batangiye gupackaging rwose, bashyiraho bya S-Mark n'ibiki byose, bashyira mu mati, banana fibers. Urabona ko ni umwenda uturutse mu ki, mu mitumba y'insina yayindi duhinka we n'ihene. Nibo bayibyaza umusaruro. Dore nawe wirebera. Gusa nyine ibi ari ibintu bitwigisha, batwicara twarabuze ama business dukora, ariko urabona yuko ibintu ni sawa cyane kabisa. Bibaye byiza no muri Afurika byagera, kugira ngo natwe tujye tubikoresha. Urabona yuko bagiye kuzana amakontineri bakazana muri Afurika, tukambara insina, tukambara insina kuva ku kirenge kugera ku mutwe. Noneho product noneho ziba zavuyemo, izivamo muri iyi mitumba y'insina, noneho nizo tugiye kureba, uzirebe. Hari ibikuburo n'ibiki n'amarido n'ibiki byose tuba dufite, nibyo bivamo. Bya bitambaro bivamo amakositimu, dore wabibonye, imisambi, imikeka, byose urabona yuko bigenda bivamo kabisa. Ubudodo rero noneho dukoresha, imisambi uri kubona yuko ari yandi ya VIP original. Ahangaha rero ni igihe muri murareba. Dore ngibyo, ibyo ni product zose umuntu agenda akuramo aho ngaho, wasobona ko ari sawa. Rero sambashishikaza kugira ngo mukomeze kore subscribe, mubane natwe. Dore ni n'amashati abonekamo, buri kantu kose twambara rwose. Ubona ko umutumba ni uwa mbere, umutumba ni uwa mbere kabisa. Bashishikariza rero kugira ngo mukore subscribe, kugira ngo tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubaye ibintu bigezweho. Murebe uburyo isi itera imbere bitewe n'ibyo umuntu aba akoreraho. Natwe tuburebe uburyo twagira icyo twikorera, tugendeye ko ibi ngibi tuba turi kubona ko ahangaha kabisa. Nabashishikariza rero kugira ngo mudukore subscribe, tubane, kandi muramuduteye ingabo ikomeye cyane. Inkunga yanyu kandi turayishimira cyane mu buryo mutugaragariza.
ibihe byose. Ukomeze kubana natwe rero, tuzakomeza.